umva inyongera imisi yo kurama kwisi bella ariko ntidashoboka hoya ufitanye isano. Muraho neza, nitwa Mujyanama Claude cyangwa se TMC, niyo mazina nkoresha mu buhanzi, ariko mbere wenda tukamaze nivuge birambuyeho. Ubundi ngewe navukiye ahantu bita muri Congo, ni mu Rubuga, ni ahantu mu cyaro, ni muri zone ya Uvira, muri Sud Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma mu myaka 6 twaje mu Rwanda, ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yari irangiye, ubwo hari hagati ya 1994 1995 turaza. Ubwo niho natangira ubuzima bwanjye, urebye amashuri abanza niho nayigiye, ayisumbuye, lisansi ndetse na masters, ndetse tunakora Dream Boys, aho twamaze imyaka 11 turi muri entertainment n'izindi business zose twakoraga zishingiye nyine kuri ibyo bintu by'imiziki. Hanyuma umwaka ushize nibwo naje hano muri Amerika, nje muri kaminuza iherereye ahantu hitwa muri Pennsylvania, ni state ya Pennsylvania, ni kaminuza yitwa Eastern University, aho ndi gukora data science masters ndi gukora. Ariko hagati aho nganda nkora muri company yitwa Xilinx, ni company iherereye muri California. Nkaba ni muri department ya business intelligence, nkaba nkora nko model scientist cyangwa se model analyst mu yandi magambo. Ubundi sinkunze gukora ama video nk'aya ngaya, ariko hari impamvu idasanzwe bizanakomeza kugeza igihe runaka. Nzumva ko nshaka kuganira n'abantu, nzumva ko kiri ku mutima wanjye, nashaka gusangiza abantu kigezaho nifuza, cyangwa se binahindure bifata indi murongo bitewe nuko nyine bizaba byagenze. Nkuko nababwiye, aho navukiye mu Rwanda kugeza uyu munsi nahuye n'ineza y'Imana, nagiye mpura na favor, nagiye mpura n'ubuntu bw'Imana. Kandi nkuko Bibiliya ivuga ngo igwikiriza imvura ababi n'abeza, nanjye iyo mvura yangezeho imvura y'Imana kandi ntari mwiza. Ubuzima bw'ubusore ni ubuzima butabworoshye, ubuzima rimwe na rimwe bw'ubustari, wenda tuvuge gutyo, ntiba bworoshye. Ariko muri byose Imana yingirira ubuntu. Hari aho umuntu agera akaba imbata y'icyaha, akumva afite umudendezo wo kuba ari mu cyaha, akumva afite comfort mu byaha, akumva rwose nta naremoro, akumva nyine aho ngaho agomba kuba ari. Ariko nshima Imana ko numvise ijwi ryayo, nagiriwe ubuntu, menya ukuri, kandi ngo umenya ukuri kuramubatura. So rero muri make nibe tuzaganira ubuzima bwanjye bwose, career nabayemo, ibyo nakoze byose, ngenda gusa mbabwira uko Imana yagiye haba, ngenda mvuga ku buntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, ko ushobora gukura mu bubata bw'ibyaha runaka byakubase, ukaba undi muntu, kugira undi muntu mu cyiciro cyari cyose waba urimo. So niyo mpamvu nyamukuru rero yo kuba tugiye gutangira ibiganiro. Ubwoba bw'ubuzima, hari byinshi ku rwego rwanjye. Ntekereza ko abo nduta, abo tungana, abanduta, hari abo byagirira akamaro, byahindurira icyerekezo cy'ubuzima, byatuma hari undi munezero babona, bafisinga batigeze babona. Rero ndashaka ko n'abandi bose, haba muri comment, haba uburyo bwo bwose mwabikoramo, ufite nawe ubuhamya afite gutanga, ufite icyo yumva Imana yamukoreye, wari warazonzwe n'ikintu runaka, wari warabaye imbata y'icyaha runaka, y'ibyaha runaka, ariko Imana ikamugira ubuntu, ikamukura. Izo experience tukeneye ko zasharingwa muri comment n'ahandi, kibe ikintu cyo kuganira, uruganiriro rwo kuvuga ineza y'Imana, rwo kuvuga ubuntu bw'Imana, uruganiriro rwo kuvuga imbaraga z'Imana ko zishobora gukora, zishobora guhindura. Kuko impamvu umuntu aryama bugacya, bukongera bugacya, ugatizwa iminsi yo kubaho, hari impamvu. Iyo mpamvu rero utarayimenya impamvu ukomeza kubaho umunsi ku wundi, abakiri ikibazo. Ariko nagira ubuntu ngiye nsobanukirwa ku giti cyanjye, nasobanukiye impamvu yanjye yo kuba ndiho, impamvu yo kuba iminsi yanjye ngikomeje kuyitizwa, nuko hari ibyo ngomba gukora kandi nkabikora mu gihe, kuko igihe ntabwo kiba kigarutse. Niyo mpamvu rero, niyo mpamvu
muzasharinge ibyo muzakunda, muzashishikarize n'abandi kugira ngo interakitinge. Bizajya nibura gerageza rimwe mu cyumweru tugire agatopic gato tuvugaho, tuganiraho, tuvuga ubuntu bw'Imana, imbaraga z'Imana, tuvuga kwatura kwayo, tuvuga kuva mu bitagira umumaro, kuva mu byaha byatubase, kuva hari undi munezero kandi mu Mana byose birahari. Muri mushaka ubwami bwayo, ibindi byose muzabyongererwa. So niyo mpamvu muzambere inshuti nziza, muzambere abasangira ngendo beza. Ubwo hanabibaza ati muzi kuririmba bite, nabyo tuzabiganira. Ni mu ruganiriro. Ese umuntu ashobora gukizwa anaririmba indirimbo zisanzwe? Ibyo byose tuzagenda tubiganira. Ni muri iyo mpamvu, kubera ko nzi ko hari benshi bazi ibyo bintu, hari benshi bari muri kariyeri y'umuziki bazi ibyo bintu, ni uburyo bwiza rero. So urugendo dutangiye, ibitekerezo byanyu bizaba ari inkunga ikomeye cyane, presence yanyu izaba ari ikintu gikomeye cyane. Murakoze cyane, mugire weekend nziza.